ariko komeza ko prison nk'ubwo urinde ujya kwishora muri izo ngeso mbi z'uburaya nage wanyu baba bagufashije kubwo nyoko niyo yagufasha ariko imboro wayibuza byose bibafu nese reka nkubaze buri munsi ukora amafaranga nawe wahera ubuntu n'ubu ndayabitse nawe wahera ubuntu reka ubuntu buravu nese n'umugabo uramwishyuza wawe ndamwishyuza nyine kugira ngo n'ikiro kibiro reka da urabona uyu mwana mfite urabona ashaka iki sashaka amata cyangwa nawe umusomya ku cyago kumbona nawe ijisho ryariboyera kareka umwana wanjye azayigura umunsi yameze gahunda ariko iki kigorera ngo umwana wawe azayigura ngo umunsi yameze ibinuza n'ibiki yameze imboro n'amabya n'insya byose kubera iki se ubundi uri kuvuga gutyo wacyondo reka kinubi yahonze konkasi niyahunde ibuye ngo bikunda reka da ihonda cyane ni iyihe ihonda konkasi reka da none se umara igihe kingana iki uri muri icyo gikorwa byibuze isaha n'igice urayizirika cyane ubwo atabashije gutera isaha yose ubwo nyine uwo ni wa wundi duhita dukubita urwembe agahita ataha akajya kwa muganga yana uziko bikase urwembe cyane urwembe gute se ubwo se ubwo urumva wapfubye inkono ntibagukubite akanyanga mu mutaranda kakuro nese reka nkubaze ubu wigeze uboneza urubyaro ubu naraboneje cyane kuko nabonye imboro ziri mu rwunga ntazazica yana uziko bikase none se ubu kugira ngo umuntu abe yakubomora byamusabiye nayo yagora urwagwa nk'uru shendagaswe n'igihumbi n'ijana bigahita bijyana mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe uyu mwuga wo gutanga umuswagege aho ugiye mufite imyaka ingahe 22 22 umaze kubyaramo abana bangahe batatu ku bagabo bangahe ubwo batatu yamaye nka nyir'umurindi buri mwana afite se cyane basura bazi ndabazi cyane nta n'umwe urimo wabeshyeye wapi none se ni ukubera icyo wahisemo ko umugabo azaza ubomo zaza guha 1,000 kiravuna cyane kugikura rurambi biragoye iyo niyo mpamvu wayemeye niyo mpamvu nanjye nayemeye iryo jana se ryo ni iry'ikirigeho ni prudence cyane kugira tongere wirinde kongera kubyara iryo jana ni ryo kugura agakingirizo none se tubwiza ukuri wakwakira nk'abagabo bangahe ku munsi ego ko mana ketse ubundi nta mwobo utabika ifuka igihe cyose ifuka yinjiriye irabiko ntago nanjye namenye umubare wa ubu ntabwo ujya wumva wanegeka ukumva ntabwo wakongera reka bibaho se n'ikintu biba bari guteramo amani ariko hari abana baba bafite ibisongo kareka ibyo bisongo rero bigerayo bikareremba bikaba bigufi none se tubwiza ukuri imbere wasambaniye nta mwana urahura nawe ngo yigukoze mu ruti rw'umugongo ariko ubwo iyo mboro yaba imeze ute mani nayo nyine mbwira nta n'umwe urahura nawe ubwo twagowe n'abayobozi batuyobora kareka mwapfuye iki n'abayobozi kareka uzi umuyobozi kubwa ngo va mu muhanda mwana nta n'igihumbi n'ijana ufite akanyanga mu mutaranda kakuro niko mukecuru uwo muntu bibayeho gutyo ngo yitwa nde yitwa mama Sharanza n'iryo nzi ariko ari kuvuga ngo iki ariko aravuga ngo yagera murongora bagiye kumva imvanya babyeyi raturi ngo yari arimo aritonganya avuga ngo iki ati bandongoye barangije bashingamo n'igitari akanyanga mu mutaranda kakuro amaze kukubwira ko umuswagege we bawurongoye bagajombamo n'ibiti se umubwira ngo iki ndamubwira nihangane ego ngiye kwambona ibintu birakomeye ndabyuka njya guhamagara umugabo mu rukuri niko yakangwa ngo iki buretse gato ukumva ni munya uri gukora heyaka umva ariko umva yashashe irimo amazi mbonye ibyo ntigeze mbona n'ahandi ntanabibonye nka gutya ibyo mbonyeho ndumiwe ariko yakamwa uri kuwubona gute uwo muswagege kankubitemo kabizo kubitamo kabizo rwose ewa ndumiwe ambo ubwira abafana titi muracyari besto cyangwa mwaratandukanye niwe cyane aracyari besto nta cyabaye ahubwo nimwe mwahimbye ibyabaye ariko twebwe nta cyabaye hagati yacu social media yarabatandukanyije ariko twebwe ntabwo twatandukanye turacyari inshuti kandi inshuti ntabwo zitana urakoze cyane rata wari ukubomorana wasinze no kubomorana utasinze umva aho biryoha ari he wiko utasinze kumenya ko Freeze kweri kwisemo ko kubomorana utasinze ariho biryoha utasinze nyine ubuzi ibyo urimo iyo ubikoze wasinze se iyo wasinze ntabwo uzi ibyo urimo ntabwo byararyoshye iyo ubikoze wasinze ubyuka wumva umeze ute se ubyuka utazi iyo bijya uba wakoresheje kandi sikovi wasanga aba bantu babomorana bambaye Prudence bazi ko ari umuti ubundi se ndavuga ko Prudence atari umuti mu yindi dufite aho Prudence na antibari harya ngo niyo mpamvu wambwiraga iki mpamvu nakubwiraga ngo RBCG ni impakazi akazi kasa kufite nikaguhagije nishaka inshyira kuri cya cyapa aka kazi ko nzagakora uri gushaka cyane Prudence se ushaka gukeretinga kapa n'indaya oya njye mbwira abantu urumva
njye ku byapa nanditseho ngo prudence ntikoreshwa n'abasambanyi. Wani gakoreshwa n'abasambanyi ikoreshwa n'abaki. Igikoresho gishobora gukoreshwa mu mibonano mpuzabitsina. Ihawe umugisha n'Imana imibonano mpuzabitsina y'abashakanye cyangwa y'abafitanye isano n'impamvu yo kuryama. Oya ariko nawe urabizi ko gukoresha prudence ari icyaha. Ikora icyaha kinatwara ubugingo. Ikora ikihe cyaha? Kora icyaha ushobora gukizwa kuko ubugingo bukiri buzima. Ese ubu ibintu Sikov yavuze nibyo ra? Duhuriye muri comment. Bitwaye iki? Ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho. akanyanga mu mutaranda kakuru. Wabyiza cyane. Crash. Le monde part en couille. Non.